Mana muremyi w'isi n'ijuru, twongeye kugushima ubwo tugeze muri aka kanya, ishimwe ribe ryawe. Tukwetse icyigisho tugiye kwiga, ukiyoborere, ufashe buri muntu wese uri aha ngaha, umutima we umuhe kumva no gusobanukirwa iki cyigisho, maze ubwo uzagaruka azabemo uzajyana mu ijuru. Mbigusabye mbinyujije mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nabibabwiye, tugiye kwiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo abarondabukanda bafite intego. Uyu munsi turaza kuvugana ku musore, ntiyari mukuru, ntabwo yari azwi cyane, ndetse nta nubwo yari yaravukiye mu muryango ukomeye. Uyu musore tugiye kuvugaho bamwita Dawidi. Dawidi yari umusore w'umurondabukanda nyakuri. Mbere na mbere mu mutima wa Dawidi ntabwo yatsinze ubwo yageraga ku rugamba. Gutsinda kwa Dawidi kwatangiye aho yabaga aragiye inama. Dawidi yari umusore kandi yubahaga Imana. Igihe Imana yabwiraga Samweli ngo agiye guhitamo undi mwami ko Sawuli yari yakosheje, Imana yabwiye Samweli kujya kwa Yesaya. Yesaya ndetse na Samweli n'abantu bari bari aha ngaho ntabwo batekerezaga ko Dawidi ari we wari bube umwami, bumvaga ari umwe muri bakuru be. Reka dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 umurongo wa 7. Reka nsabe abantu bari guhindura imyanya babanze barangize tubone gusoma. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 umurongo wa 7 haravuga ngo, ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Igihe abantu bose batekerezaga ko Dawidi waragiraga inama adashobora kuba umwami, ariko Uwiteka yararebye umutima w'uwo murondabukanda ukomeye, abona ko ari we ushobora kuba umwami. Nk'abarondabukanda b'Abadivantisite bafite intego, intego yacu itangira mu kweza imitima yacu imbere y'Imana no guhindura ubuzima bwacu bugahinduka ishusho ya Kristo. Nubwo uyu munsi ushobora kuba ufite umwanya w'ingenzi, ushobora kuba udafite umwanya w'ingenzi mu bantu, ariko Imana ifite ibyo iri kugutegurira. Usabwa kubana n'Imana ukeza umutima wawe. Dawidi ntiyatangiye yica igihangange. Intsinzi ze za mbere ntizari iz'igihe yicaga Goliyati, ahubwo intsinzi ze za mbere zatangiye ubwo yaririmbaga asenga aragiye inama. Dawidi muri Bibiliya mu gitabo cya mbere cya Samweli cya 17 umurongo 36 haravuga ngo, umugaragu wawe yishe intare n'idubu. Aha ngaha Dawidi ubwo yabaga aragiye inama yakoraga ibishoboka byose akarinda inama, akica intare n'idubu. Gukomera kwa Dawidi rero kwahereye aho yari aragiriye inama, ntabwo kwatangiye ubwo yiciraga Goliyati imbere y'abantu bose. Abarondabukanda mwibuke yuko gukomera kwacu natwe tugomba kuba igihe dufite imyanya ikomeye mu bantu. Gukomera kwacu kugomba kuba mu mitima, Imana ikaba ari idushyigikira kugira ngo dushobore kuba muri ibyo bihe tuzajya tuba turimo. Umurondabukanda ufite intego yigira ku Mana. Duhura n'imbogamizi nyinshi kandi zikomeye ku ishuri, mu rugo, mu muryango ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Niyo mpamvu tugomba kuba maso. Mu bihe bikomeye mwibuke indahiro n'amategeko bigenga abarondabukanda. Isezerano ndetse n'amategeko bigenga abarondabukanda ntago ari isezerano ryagenga abantu b'urubyiruko gusa, ahubwo n'abantu bakuru harimo ibintu byinshi bashobora gukurikiza bikabafasha kuzagera mu ijuru. Isezerano riravuga ngo
kubw'ubuntu bw'Imana nzajya mba umugwaneza n'umunyakuri. Iyo umuntu avugisha ukuri bimufasha kubana n'abantu ndetse bakabana neza. Nzajya nkurikiza amategeko agenga urubyiruko rw'Abadiventiste kandi nzaba umugaragu w'Imana n'inshuti y'abantu. Igihe uri inshuti y'abantu nta kibazo mufitanye, ndakubwiza ukuri ko nta kintu cyakubuza kuzajya mu ijuru, kuko umuntu ufite ibyaha ntabwo ushobora kuba inshuti n'abantu. Amwe mu mategeko agenga abarondabukanda rero harimo irya mbere ni ugukomeza umurinzi wo mu ruturuturu. Iyo ukomeza umurinzi wo mu ruturuturu bigufasha cyane kugira umunsi mwiza, ko umunsi waba waramutse uragize Imana. Gukora ibikwiye, kwitegereza uwo tuvugana, kubaha no kumvira, kubahira mu nzu y'Imana, guhora ukeye, kwamamaza ubutumwa bwiza no gufata neza umubiri wanjye. Igihe ufata umubiri wawe neza, imibiri yacu ni insengero z'Imana. Igihe rero ufata umubiri wawe neza, ndakubwiza ukuri ko ufite bimwe mu bintu uri kuzuza bigufungura inzira yo kuzakugeza mu ijuru. Igihe Dawidi yicaga igihangange cyari gikomeye kandi cyari cyarateye ubwoba Abisiraheli, ariko umusore w'inyangamugayo ku ndahiro ye yabyutse afite intego maze atsinda icyo gihangange. Kumara iminsi 40 ingabo za Isiraheli zarihebye kubera gutukana kw'igihangange cy'Abafilisitiya. Reka dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 umurongo wa 45. Abahageze dusome. Haravuga ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati, waneranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe guteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe igihe uri mu ibibazo bigukomereye ukabona utashobora kubyicishamo, ujye ubiragiza Imana, izajya igufasha kubicamo. Intsinzi imwe nivuze ko ibigeragezo birangiye. Nyuma y'uko Dawidi yishe Goliyati ntabwo yahise aba umwami. Yaciye mu bibazo, mu buvumo, kugambanirwa ndetse n'ibindi bibazo ubwo Sawuli yifuzaga kumwica. Inzira y'intego inyura mu butayu mbere yo kugera ku ngoro. Niba uri mu bihe bikomeye ntucike intege, Imana iracyagukorera. Ubutayu si iherezo, ahubwo ni ishuri ryo kugira ngo ubashe kugira umutima ukomeye. Nubwo Dawidi yagize amahirwe yo kwica Sawuli umwanzi we, yaravuze ati, sindi burambura ukuboko kwanjye kuri databuja, kuko ari we Uwiteka yimikishije amavuta. Dawidi yari afite imbaraga, ariko yari afite n'icyubahiro cy'Imana, kuko Imana yari yarimitse uwo mwami Sawuli. Rero ntago Dawidi yashoboraga kwica umuntu Imana yimikishije amavuta. Umurondabukanda wese uri hano ndetse na buri muntu wese uri hano, ndagira ngo nkubwire ngo tugomba kubaha abayobozi. Abarondabukanda bakubaha abayobozi b'urugaga ndetse n'ababyeyi babo. Amaherezo ya Dawidi rero, Dawidi yabaye umwami, ariko ikiruta ibyo ni uko urubyaro rwa Dawidi ariho havutsemo umukiza. Mbega ukuntu binejeje mu buzima bw'uyu murondabukanda ukomeye kandi w'indahemuka. Niho umukiza wacu Kristo yavukiye. Niwe wenyine rugero rwacu rutwereka uko urubyiruko rutsinda rugomba kuba rumeze. Rugomba kuba rumeze nk'urushinge rugaragaza amerekezo, kuko rwo ruhora rureba mu majyaruguru. Wowe nanjye turi igice cy'abarondabukanda b'igihe cya nyuma y'iyi si. Tugomba kubaho dukomeye kuko ibitugerageza ari byinshi. Wenda uyu munsi uri mu mucyo wawe nawe, ku ishuri, mu rugo, mu rugaga cyangwa mu muryango. Wenda nawe ubona ibyo ukora bikugoye, ariko nawe ugomba kubaha Imana ukayikomeza, kuko Imana niyo ishobora kugucisha muri ibyo bibazo byose. Uyu munsi Imana irakubaza, ese ushaka kuba umurondabukanda ufite intego? Ushaka kuba umurondabukanda ufite intego nka Dawidi? Bwira Uwiteka uti, ndi hano koresha ubuzima bwanjye, ndifuza kuzuza inshingano zawe. Mbere y'uko dusoza, reka dusome isomo riboneka muri Zaburi y'138 umurongo wa 8.
Zaburi 138 umurongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose, Uwiteka imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, ntureke imirimo y'intoki zanjye. Ndakubwiza ukuri ko igihe wiragije Imana mu bibazo byose urimo, Imana izajya ikuyobora. Ukeneye kubanza gukomera maze ukabasha kuzagera muri ibyo bihe byiza ukomeye, nta kintu gishobora kugutsinda. Ndagira ngo ngusezeranye ngo nubwo uri mu bibazo ntago ari ryo herezo ryawe, ni ishuri uri kunyuramo kugira ngo uzabashe gutsinda igihe uzaba uri mu bibazo bikomeye. Ibyo ni byo nisabira, mbisabira na buri muntu wese uri hano, izina rya Yesu. Twicishije bugufi dusenga. Twongeye kugushima Mana ubwo tugeze muri aka kanya, twumvise ibyiza byawe biturarikira ko tugomba kukwiragiza mu gihe cyose turi mu bibazo. Ndagusabye ngo ufashe buri muntu wese uri hano kumva ndetse no gusobanukirwa aya magambo. Ndagira ngo mbwire ngo ubwo tuzajya tuba turi mu bibazo, ahari tukibagirwa iki cyigisho, ujye udufasha kukibuka maze tubashe kukwiragiza. Nsabiye buri muntu wese uri hano imbaraga zo kumufasha kunyura mu bigeragezo byose arimo, maze akabisohokamo anesheje. Satani ni umurwanyi ariko ntago ari umuneshi. Ndagusabye ngo ufashe buri muntu wese uri hano abashe kunesha Satani, maze ubwo twese tuzaba tugeze mu gihe cyo gucirwa urubanza, twese tuzisange turi abera bo kujya mu ijuru. Bisabye nciye bugufi mu izina rya Yesu, amen. Maze rero muvandimwe nkubwire, ndakumva nshuti yanjye, mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. nawe urabizi neza ibyo nkunda. Niba ari ijambo ry'Imana aho sinahatangwa. Yesu aragutegereje aramuriya. Ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'Ivugabutumwa ya Elayono, firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, hani mu mujyi wa Kigali, rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Nukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025, turi kumwe n'umubwiriza butumwa Master Guide Musoni Flavie. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri, cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi i Kabuye, kuri gahunda iteye itya: ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi n'uguhera saa 11. Muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha: Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, Ijwi ry'Ihumure yo ku Muhima, ndetse n'Umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura. Akarusho, muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abandi mu butumire baze dusangira aya mahirwe.